Seven Mountains TV. Ikibazo cya mbere cyatubwira ngo Bibiliya isobanura ikuzimu nk'ukuri. Abahanga mu bya teoloji nabo bavuga ko ikuzimu ari ahantu runaka. Ese ikuzimu ni ahantu nyaburanga? Ko kenshi bavuga ko abantu bajyayo bagiye gushaka ubutunzi, gukoreshwa ibitangaza n'indi mirimo ya Satani. Mudusobanurire muri make ubwiru mwaba mwarasobanukiwe bujyanye naho Satani. Mu by'ukuri tuvugishije ukuri, Bibiliya ivuga yuko ngo hariho hejuru, hakabaho ku isi, hakabaho no munsi y'isi. Yego. Ariko ntabwo itubwira ibibera munsi y'isi. Yego. Ariko hariho ibintu by'igitwereka. Hariho ibyahishuwe n'igice cya 5. Yego. Hari amagambo avuga ngo igice cya 7 cya 9. Katurebe umurongo 9 umurongo wa mbere kugera ku wa 2 aravuga ngo Yego. Marayika wa 5 avuza impanda, mbona inyenyeri iguye mu isi ivuye mu ijuru, ihabwa urufunguruzo rwo gufungura urwobo rw'ikuzimu. Gufungura urwobo rw'ikuzimu ruvamo umwotsi ucumba nk'utanura rinini. Izuba n'ikirere byijimishwa n'umwotsi wo muri urwo rwobo. Yego. Hanyuma akavuga ati ngo mu mwotsi havamo inzige zijya mu isi, zihabwa ubushobozi bwo gukora ibyo sikorupiyo zo mu isi zibasha gukora, ariko zitegeka kutagira icyo zitwara ibyatsi byo mu isi cyangwa ikintu cyose kibisi cyangwa igiti cyose, keretse abantu badafite ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga rwabo. Zihabwa kutabica keretse kubabaza amezi 5, kandi kubabaza kwazo usa no kubabaza kwa sikorupiyo yo iri y'umuntu. Muri iyo minsi ngo abantu bazashaka urupfu ariko ntibazarubona na hato, bazifuza gupfa ariko urupfu ruzabahunga. Aha rero tubonye ko ibintu byagikwe. Inyenyeri yavuye mu ijuru ikubise ku isi, marayika urufunguzo rufungura ikuzimu. Ikuzimu aho bavuga ni hehe? Ko bavuze ko havuye mu mwotsi watwitse isi gukijimisha izuba n'ukwezi, ariko kandi hakavamo ibiremwa. Ibiremwa byitwa izige z'imiterere yazo. Noneho rero aha ngaha ntagiye muri byinshi, na Yesu ahambwa ngo yagiye kuzimu afata Satani amwaka urufunguruzo. Aha rero Bibiliya ntabwo ijya mu bintu byinshi cyane ngo ijye mu kuvuga ibiri kuzimu mu buryo buri bufatika nk'uko tubibona. Ariko ngiye kubwira akantu kantangaje. Abahinde mu idini ryabo ry'Abahindu bafite icyo bita mithi. Iyo tuvuze mithi tuba tuvuga inkuru mpimbano cyangwa se inkuru ishidikanywa aho ituruka. Bavuga ko buriya iyo urenze igihugu cyabo ukarenga imisozi ya Himalayas yo muri Aziya, kuko buriya iyo uri muri Himalayas n'umusozi wumva yuko ufatanye n'ijuru, kuko ni umusozi wa mbere na mbere muremure ku isi. Ariko umusozi wa Himalayas ni ibirunga. Hari ikirunga kisumba ibindi cyitwa the Everest. Icyo nicyo rero inyuma yacyo bajyaga bavuga mu migani, bakavuga ngo inyuma y'iriya misozi hari inyanja, kandi iyo nyanja, muri iyo nyanja harimo ikirwa. Icyo kirwa gituwe n'abantu b'igitangaza cyane. Abo bantu bari mu butayu bwa Shambarara. Muri Shambarara aho ngaho
no muri ibo bahitaga ngo aho hantu hitwa Shambarara muri icyo kirwa, ngo kirwa cyitwa Shambarara. None icyo kirwa cya Shambarara nimwo hari abantu ngo bavuye ku isi bajya kwiturira aho ngaho, ku isi yari yuzuye ibibi, ngo ni abantu b'abahanga, ni abantu b'abanyabwenge, kandi ngo abo bantu yego ngo ntibashobora kuza ku isi ngo keretse uburyo bw'umwuka. Abantu bo ku isi nabo ngo nibagira uburyo bw'imyumvire mu buryo bw'umwuka bakaringanira, ngo kuko abantu bo mu isi ngo nibayivayo ubwo buzuye ibibi, ngo baricana, ngo kandi hari abo bona abantu bari mu mahoro, ngo ariko bazaza igihe kizagera bazi ngo nibo bazazana amahoro ku isi, kandi ngo umutware wabo mukuru ngo niwe uzaza azari ku isi amahoro, ibyo nibwo umwiryane ku isi uzarangira. yego none bakongera bakavuga ngo bari ishusho yabo, igihimba kimwe ni inzoka, icya kabiri ni umuntu, kandi ngo bafite indimi ebyiri. Iyo bavuga icyarimwe bakavuga indimi ebyiri, nk'uko naba bavuga ukumva avuga Ikinyarwanda kandi ukumva avuga n'Igiswahili, kandi indimi zabo zishushanyije nk'indimi z'inzoka. Ni indimi ebyiri ishobora kuba zakora ibyo bintu biteye ubwoba. Ariko umva ikintu cyabayeho mu kinyejana cya 18. yego hari abagore babiri babayeho bakomeye, yego Blavatsky w'Umurusiyakazi. Yaragiye ajya muri iyo misozi, ahurirayo n'abahanga bahanitse batagira umubiri, yego bamwigisha ubwenge bukomeye cyane bwitwa theosophy, bivuze ubwenge bw'Imana. yego Atangira kubwigisha. Icyitonderwa yari umugore, icyo kintu ujye ucyumva neza. yego Noneho undi mugore ukomoka wize ibyo bintu, yego wavutse mu 880 witwaga Alice Bailey, we w'umunyamerikakazi. yego nawe yagiye muri ubwo butayu, yagiye muri icyo gice cyitwa cyaho hantu bita muri Tibet. yego muri Tibet ubundi yitwa the roof of the world, mu nagasengero k'isi. yego bariya Dalai Lama baba Buddha, buriya ni idini rikomeye cyane kandi riri guturuka mu badayimoni. Noneho aragenda ajyayo, noneho we ntabwo yakuyeyo ubwenge busaba kwigisha, ahubwo yanditse n'ibitabo. Yanditse ibitabo 19 ahabwa amabwiriza. Ayo mabwiriza yahabwaga nayo kuza gutegeka isi. yego Araza ayo mabwiriza ayacapira mu icapiro ryitwa Lucifer Trust cyangwa Luciferi. Luciferi Publishing Company n'ubu irahari muri Amerika, ariko mu mpine bayita ngo ni Lucifer Trust. Arangije yandika n'ibindi bitabo 6 bifasha mu gusobanura bya bindi yanditse. Icyitonderwa, isi yose ubu ngubu irayoborwa na ONU, kandi ONU yifashisha ibyo bitabo mu kuyobora abantu bijyanye n'umushinga wo bariya abantu babwiye uwo mugore ibyo bashaka kugira ngo isi imbere, kuko isi igomba kuyoborwa kugera aho kuza kwa Antikristo. Ni nawe ahamya ko uwo mugore ahamya bya bindi by'abahindu ba kera, abahinde bigishaga yuko iyi si igomba kuzatabarwa n'umuntu uzaturuka aho ngaho, akaza agakiza isi, mbese n'abayituye. Uwo muyobozi w'abo bantu bari aho hantu mu kuzimu, wibuke ko ari mu kuzimu, bavuga ko aho mu kuzimu ngo isi uko yakabaye ngo bayigenda muri icyo kirwa, ngo ni ikirwa kinini cyane kiri muri iyo nyanja, ngo bakoze imihanda, ngo baranayirenza kubera ubuhanga bafite, ngo isi yose bayirimo, isi yose munsi yabo ngo barahari, barahatuye. Ngo munsi y'imigabane yose yo mu isi ngo barahagera, ariko binjiriye hahandi hari ariho rembo ryabo cyangwa niwo muryango wabo binjiza ngo bajya aho hantu. None igitangaza, abo bantu niho ubwenge butuyobora bwaturutse. Umudayimoni witwa Juari wavuganye n'uwo mugore witwa Alice Bailey, akamuha amabwiriza. Nuko yamubwira, aramubwira ngo igihe kizaza hari abitwa the Ascended Masters, ngo abatware the Ascended Masters bavuye kuzimu barazamuka, niko bitwa, nibo bazaza ku isi. Noneho ngo bagomba gukoresha abo bita mu Cyongereza the Great Ones.
the great ones tuba tuvuga ngo abatware bategeka isi bafatanyije n'abo bita ascended masters cyangwa abanyacyubahiro bavuye mu isi. No, the great ones ni abakomeye bo mu isi. Yego. The masters who ascended bavuye kuzimu bakazamuka, abo ngabo nibo twita abatware. Kuki bitwa the ascended masters? Nuko bazazamuka bava ikuzimu bakaza gutwara isi. Noneho ngewe ibyo bintu mbihuje ubushakashatsi nakoze isanga turi mu bintu bikomeye cyane the ascended masters. Noneho ni ibintu practically bihari. Mbere twabifataga nk'inkuru mpimbano cyangwa imigani y'abahindu ba kera, noneho birahindutse bibaye reality, nibyo bituyobora kandi nibyo biteguriza kuza kwa antikristo. None wabihungira ikuzimu harahari muri ubwo buryo, abagenda bakajyayo aho bajyanwa simpazi mu buryo buri fizike. Yego. Ariko harahari aho rero ni muri ubwo butware bashobora kuba bajyayo bakajya, hari ubwo bashobora kuba hari ubwo bajyayo batagiye mu buryo bufatika bw'umubiri. Yego. Ariko bagayo mu bitekerezo. Yego. Bagatwarwayo nko mu mayerekwa bakigishwa ibintu byose, baza bakavuga yuko bavuye he ikuzimu. Si biko n'abakabya igeze kumva ngo hari uwari uri yakomeye ngo yari ikegera cya Satani wari uwa kabiri kuri we. Ibyo ariko ugasanga nguko n'ibintu byose babihimbiramo amayeri n'ibindi byose bashobora kubihimbiramo. Urumva hari abakabya izo nkuru, ariko kuri nuko kumeze ho harahari. So rero mu ncamake nibyo navuga nkurikije biri kivuga, kandi nkongera nkakurikiza ubwo bushakashatsi mpuza ibyo bintu byombi bishingiye ku nkuru mpimbano cyangwa inkuru zagendaga zivugwa abantu abahindu baragaga abana babo babwira ibibera aho hantu, none bikaba byarasohoye ari byo bituyobora. Yego. So Imana ni guhumugisha buriya nko muri wo nindangiza. Yego. Buriya bafite icyumba cy'amasengesho. Yes. Icyumba cy'amasengesho cyo binjiramo bakamirita bakavugana n'abadayimoni. Baba dayimoni bari uko abadayimoni ntibagira adresse, bagira hariya niho bahisemo, kuko mu bwenge bwabo ngo tuvuga ngo Yesu azava mu ijuru, nabo bazava hariya bazi. Kandi Yesu tuzi yuko tubana n'ubundi hano mu buryo bw'umwuka, n'abamarayika tubana nabo. Noneho bariya bazava hariya baze ku isi kuza gutwara isi. Yesu nawe azava mu ijuru aze kuza kugira gute? Gutwara abi. Tugomba rero kugira ubwenge n'ubuhanga tukagira uko tumenya ibintu. Buriya aho ngaho uwitwaga Emmanuel Hammarskjöld wabanje kuba umunyamabanga wa mbere wowe, niwe wubatse icyo cyumba agishyiraho n'ibuye rikomeye riheze bakoze muri diyama, riba rirabagirana ku manywa na nijoro, uburyo iryo abantu bajyamo bahamagawe, ntabwo ari abantu bose, bakajyamo bagashengerera. Iyo bamaze gushengerera hahora hakinze, hakingura aho bagiye gushengerera, bakavayo bafite imbaraga zikomeye, nibo bayobora iyi si muri ubwo buryo. Birabya ubona iki byose ni ibintu biri aho ngaho usanga bipfuye. Nibo batuyobora rero, ariko twe twiringira umwami wacu ariko uza kudukiza. Yewe ntabwo byoroshye. So rero Imana ibahe umugisha. Hariho n'umugabo witwaga Janvier de Chuera, yahoze ari wabaye umunyamabanga wari ukomoka muri Peru. Nigeze guhamya avuga yuko yabivuze mu 1989 avuga yuko ibyo bakora n'ibyo bavuga ntabwo bituruka kuri bo, bihabwa n'abatware bakomeye bayobora isi. So muri make batugurukira aho ngaho. So Imana ibahe umugisha kandi bagire neza.